hariho bamwe bazinjira ijuriyo babona ibyiza babi nzabayo nzabayo hariho bamwe bazinjira ijuriyo babona ibyiza babi nzabayo ari ku misozi yera de anezeranwe n'ubwiza asize imibabaro nzabayo ari ku misozi yera de anezeranwe n'ubwiza asize imibabaro nzabayo abazakomanga kugi bugaranwe bazabarirwa usimbazi uzabayo abazakomanga urugiro bugaranwe bazabarirwa ngo simbaziyo uzabayo akiza bubani bavuga urugiro uzabaruze bibazayo akiza bubani bavuga urugiro bamwe basama barimba bari kumwe n'ababohowe n'amaraso nzabayo bamwe basama barimba bari kumwe n'ababohowe n'amaraso nzabayo azabona umwami w'ubwiza n'umubabaro uriho bamwe basezeranye uzabayo azabona umwami w'ubwiza n'umubabaro uriho bamwe basezeranye bari ku misozi yera de anezeranwe n'ubwiza basize imibabaro uzabayo bari ku misozi yera de anezeranwe n'ubwiza basize imibabaro uzabayo bari ku misozi yera de anezeranwe n'ubwiza basize imibabaro uzabayo bari ku misozi yera de anezeranwe n'ubwiza basize imibabaro
Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana, hanyuma reka abo nabwiye kugira ngo bamfashe bahite badufasha. Dusome Bibiliya, urwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi, igice cya 3, ku murongo wa mbere, paji 204 mu Isezerano Rishya. Bibiliya iravuga ngo nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo, mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari, yicaye iburyo bw'Imana. Mujye muhoza umutima ku biri hejuru atari ku biri mu isi, kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba bwarahishanywe na Kristo mu Mana. Amen. Kadusome Yohana ibice 3 umurongo wa mbere. Avuga ngo hariho umuntu wo mu bafarisayo witwaga Nikodemu, umutware wo mu Bayuda. Uwo yasanze Yesu nijoro aramubwira ati, mwigisha, tuzi yuko uri umwigisha wavuye ku Mana, kuko ari nta ubasha gukora ibimenyetso ujya ukora keretse Imana iri kumwe nawe. Yesu aramusubiza ati, nukuri ndababwira yuko umuntu utabyawe bwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana. Nikodemu aramubaza ati, mbese umuntu yabasha ate kubyarwa akuze? Yakongera agasubira mu nda ya nyina akabyarwa? Yesu aramusubiza ati, nukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka atabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Ikibyarwa n'umubiri nacyo ni umubiri, n'ikibyarwa n'umwuka nacyo ni umwuka. Witangazwa nuko nkubwiye yuko bibakwiriye kubyarwa ubwa kabiri. Umuyaga uhuha aho ushaka, ukumva guhuha kwawo, ariko ntumenya aho uva cyangwa aho ujya. Niko wabyawe n'umwuka wese amera. Kongereho andi magambo ari mu Baroma 8 n'umurongo wa 5. Ndabona ari page 158 kwa Bibiliya zino ntoyi. Kwihute aranditse ngo abakurikiza ibya kamere y'umubiri bita ku by'umubiri, n'abakurikiza iby'umwuka bakita ku by'umwuka. 6. Umutima wa kamere utera urupfu, ariko umutima w'umwuka uzana ubugingo n'amahoro. 7. Kuko umutima wa kamere ari umwanzi w'Imana, kuko utumvira amategeko y'Imana, ndetse ntushobora kuyumvira. 8. Erega burya bari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana. 9. Ariko mwebwe ntimuri aba kamere, ahubwo muri ab'umwuka, niba umwuka w'Imana aba muri mwe. Ariko umuntu wese utagira umwuka wa Kristo ntaba ari uwe. Haleluya. Reka dusangire kuri ano magambo y'Imana. Hanyuma je nitwa Jacques Twubahimana, niga muri level ya 3 muri construction management. Nabonye hari n'abantu bari hanze. Nitwa Jacques Twubahimana, niga muri level ya 3 construction management. Hanyuma Imana impano mwanya kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana mu mwanya muto dufite. Haleluya. Amen. Nagira ngo mbibutse ko twe tuzataha. Haleluya. Reka mumfashe urese afate nk'amasegonda 30. Utekereze mbere yuko wakira Yesu uko wari umeze, hanyuma ubikompare noneho n'ukuntu umeze. Amasegonda 30 tuje, nta muntu muri kuvugana. Nyemera utekereze mbere utarakira Yesu, wikore evaluation, uvuge ngo narindi hehe, hanyuma turahita dukomeza.
turashimira rero Kristo ikintu yakoze ko cyatumye abantu bari kure natwe kwegezwa hafi n'amaraso ya Yesu Kristo, hanyuma duhita duhabwa na authority yo kugira ngo tuzagisesinge ubwami bw'umwijuru. Haleluya. Turashimira rero Imana iduhaye kugira ngo tubane uyu mwanya mutoya kandi mugari, kugira ngo twumve icyo Imana idushakaho muri iri jambo ryayo, hanyuma buri wese aze kuba attentive kugira ngo Imana yo ize kuvugana natwe. Dutangiye dusoma ijambo riri mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi. Hanyuma iyo utangiye runo rwandiko urusoma, ubona ko Pawulo yatangiye abasuhuza, agenda abereka uburyo Kristo ari we mutwe w'itorero, kuko mu nzandiko enye yanditse harimo n'urunguru, hari inzandiko yanditse ari muri Kristo, harimo urw'Abefeso, yandika urwa Filemoni, yandika urw'Abakolosayi, yandika n'urw'Abafilipi. Hanyuma rero iyo usomye mu Befeso usanga Kristo yarimo yerekana itorero nk'umubiri wa Kristo, ariko yageze hano mu Bakolosayi usanga yibanda cyane kwereka itorero uburyo Kristo ari we mutwe w'itorero. Iyo usomye muri 1:18 usanga atuma twereka uburyo Kristo ari we mfura mu byaremwe, ari nk'ari wo murongo ufatwa nk'ari mukuru muri iki gitabo. Hanyuma impamvu yanditse ibi bintu agira ngo abereke Kristo ko ari we mutwe w'itorero, nuko abantu bo muri Kolosayi bari abantu barangaye cyane mu buryo butandukanye, kuko icyambere hari inyigisho zari zihateye, hanyuma bituma bo bafata ko Kristo kugira ngo abeho we ngo ni umuntu wagiye ubaho uko uruhererekane rw'ibintu byagiye bibaho. Baravuga ngo Kristo ntabwo we yigeze aba umwana w'Imana, ahubwo ko ibintu byagiye bibaho ngo na Kristo ngo yagiye ngo byagiye biba uruhererekane na Yesu aza kuva aho ngaho. Hanyuma niyo mpamvu agenda babwira amagambo menshi, akabwira ngo izo filozofi zanyu, izo nyigisho za genotisme ngo muri kuzana ngo ni ukwitonda, kuko yahise ababwira muri 2:3 ababwira ngo muri Kristo ni ubwenge no kumenya byahishwe. Ati izi filozofi muri kuzana mu ijambo ry'Imana ntabwo arizo, ariko twe turashimira Imana ko nubwo abangaba bo barimo bazana izi filozofi bakavuga ko ngo bakiye Kristo ariko bamwakiye mu buryo butari bwo. Twebwe turashimira Imana nk'abasepiye ko Kristo yatwimenyesheje, hanyuma tukamenya n'uburyo tukwiye kugendera muri we. Haleluya. Turashimira Imana ko twebwe tutari nk'aba bantu. Kolosayi hari ikibazo gikomeye cyuko wasangaga bafite analyse nyinshi, ugasanga baribabaza biriza ubusa mu bintu bidatuma begerana n'Imana, ahubwo barishyiriyeho barihangiye ukundi gukiranuka, ugasanga hari ibindi bintu bazanye. Ariko twebwe turashimira Yesu Kristo ko yatwigije hafi n'amaraso ye, hanyuma twebwe tukaba twarahishuriwe ibyo dukwiye kugenda muri Kristo Yesu. Twaritangiye tuvuga ngo amasezerano yose uko Imana yatanga ngo yakomejwe n'amaraso. Natwe rero dushimira Yesu Kristo ko hari amasezerano yatanze, arangije ayaha abasepiye, ayaha n'abashyitsi baje, aravuga ngo ubwo yakomejwe n'amaraso mwihangayika mutuze imitima, ahubwo ngo ubw'isi n'ijuru bizavaho, ngo uwizera wese azabona amasezerano. Haleluya. Turashimira natwe rero Kristo ko hari ibintu yaduteguriye, nubwo mubona mubabara mwihangane, nimwige hanyuma murangize, ubundi Yesu nawe ari kudutegurira ubwami, niko yadusezeranije, hanyuma twiteguye kubujyamo. Hanyuma Pawulo agenda ababwira izo mpuguro amaze kwereka Kristo wari we, yahise noneho yongera abaha n'impuguro zigendanye n'abitorero. Ageze kuri 3 rero babwiye ngo niba muvuga ko mwazuranywe na Kristo, rero abantu baza babwira ibyo bintu bya filozofi, ntabwo ibyo ngibyo mu bwami bw'Imana bigezweho. Ahubwo muri mwarazuranywe na Kristo ngo mujye muhoza umutima ku biri hejuru, ngo atari ku biri mu isi, ariko ngo mujye muhoza umutima wanyu ku bintu bihariya hejuru. Haleluya. Ngo mwirengagize ibintu biri hano ku isi. Twebwe ibintu tugiye kuvugaho hanyuma tugakuramo icyifuzo, tumaze iminsi n'ubundi tubiganiraho, ntabwo ndi bujye kure y'ibyo abigisha bagiye batubwira, kuko twagiye tubona mu minsi itambutse, mu gihe tumaze twagiye tubona amasomo atwereka ko umukristo akwiye kubaho mu buzima bwa hano mu isi, hanyuma akaba n'umwana w'Imana kandi ari hano mu isi, n'ibihari akabikoresha mu buryo bwungukira Imana. Hanyuma nanjye icyo ntabwo nje kure yabyo, nari nje kuvuga ngo twongere dutekereze, twongere tuzirikane ku mukristo n'ubuzima bwa hano mu isi. Ari mu isi umukristo ubundi yitwara gute? Ijambo ry'Imana ritubwiye ngo niba mwazuranywe na Kristo ngo mujye muhoza umutima ku biri hejuru, hanyuma ibyo byo hejuru mu ijuru
turahoza umutima ku biri hejuru gute kandi turi mu isi. Urava muri kati hanyuma ujye hariya ukore biriya, uri mu isi, ejo bundi nurangiza ujye mu kazi. None Pawulo urimo uratugira inama akavuga ngo muhoze umutima ku biri hejuru. Uyu mugabo aragira ngo bigende bite kandi turi hano mu isi. Hama twebwe ibintu tugiye kureba rero ni uburyo twaba hano mu isi, ni uburyo umukristo yakora urugendo rwa hano mu isi, hanyuma noneho ibyo mu isi ntibimurangaza ahubwo bikaba ari ibintu akoresha kugira ngo mu bwami bw'Imana bunguke. Haleluya. Pawulo avuga aya magambo yari arimo aragira ngo ababwire ngo nibave mu isi y'ibiboneka hanyuma bajye mu isi bitagaragara kugira ngo babe ariho bahishurirwa Kristo neza uwo ari we, kugira ngo izo filozofi zabo bifuza barimo baravuga kugira ngo bazireke ahubwo bahishurirwe Kristo uwo ari we. Hanyuma twasomye mu butumwa bwiza Yohana yanditse, ni ikiganiro Yesu yagiranye n'uyu Nikodemu, yari umwe nawe mu bigisha b'amategeko. Hanyuma kuko nyine yari atarabyagwa ubwa kabiri, ntabwo yamenyaga nyine iby'ubwami bw'Imana. Hanyuma aza kugirana ikiganiro na Yesu Kristo, aramubwira ngo se ko tubona ukora ibitangaza. Hanyuma bagera ahantu we urabona ko biragaragara ko yari yagize ute, yari yaciye muri humye abandi bakoranaga, kuko ntabwo bo bemeraga ko inyigisho za Yesu Kristo. Byamusabaga nyine ko baza gufata akandi kanya akerera akabaza Yesu ibintu bijyanye n'urugendo rujya mu ijuru, ibintu yumva Yesu avuga ngo by'ubwami bw'Imana kugira ngo we asobanukirwe. Hanyuma yaje kumubwira amagambo akomeye, yaramubwiye ngo nta muntu ushobora kujya mu bwami bw'Imana watabyawe n'amazi ndetse n'umwuka. N'abasepiyani ko arimo aratubwira, Yesu ari kuvuga ngo umuntu utarabyawe n'amazi ndetse ntabyarwe n'umwuka, uwo nguwo ngo mu bwami bw'Imana ntabwo we afite icyicaro. Ariko Pawulo yavuze ngo nimba twarazuranwe na Kristo, birumvikana ko hari igikorwa mbanziriza. Umuntu utumbira mu ijuru ni umuntu wabanje kuzuranwa na Kristo, hanyuma yamara kuzuranwa na Kristo none akamenya kwakira Kristo ni na kondisiyo bigendana nabyo. Hanyuma uyu nguyu we rero yaramubwiye ngo nimba ushaka nawe kuba umwe kuri listi y'abantu bajya mu bwami bw'Imana, ngo ni ukubanza ukabyarwa ubwa kabiri. Hama kuko batarazi imvugo yo mu mwuka, ntabwo yaravuze ati ese ugende asubira mu nda ya mama bikagenda bite. Niyo mpamvu nawe ushobora kuza nyine waba uri kuganira na bariya kuko ntabwo rimwe na rimwe ntibajya bamenya imvugo z'abana b'Imana. Wamubwiye ibintu akabirwa ibyo ari byo. Uyu nubwo yari yarasomye Bibiliya cyane, nubwo yari yarasomye amategeko cyane, ariko biragaragara ko ntabwo yari bwagahishurirwe Kristo. Ariko ahangaha biragaragara ko yaciye bugufiya akemera ko yigira ku birenge bya Yesu. Natwe rero Imana idushoboze kugira ngo duce bugufiya, kugira ngo urwego rwose uriho uce bugufiya, hanyuma wumve ikintu Yesu akubwira, hanyuma nawe wemere kugendera muri icyo. Yamubwiye amagambo akomeye, ugeze nko kuri 6 yaramubwiye ngo rero uko bimeze, nagira ngo nkubwire ko ikintu kibyawe n'umwuka kiba ari umwuka, hanyuma n'ikibyawe n'umubiri kiba ari umwuka, n'ikibyawe n'umubiri kiba ari umubiri, n'ikibyawe n'umwuka kiba ari umwuka. Hanyuma rero niba ari uko bimeze, ni uko umuntu wabyawe n'umwuka ntabwo aba akigenga, ahubwo aba ameze nk'umuyaga ujya aho ushatse. Bivuze ngo n'umuntu w'umwuka rero icyo gihe aba atari ukikontorora, ahubwo aba yagiye mu bubata bw'umwuka kuko ari bwo bumugenga. Hanyuma uwo muntu umeze gutyo rero kumubwira ngo niba yarazongera Kristo ngo ahoze umutima ku biri hejuru, ntabwo uwo muntu biri bumugore. Nibyo narimo mvuga ngo Yesu Kristo adufashe turi gusengera muri iri jambo kugira ngo buri wese aze kwikorera evaluation n'ubundi arebe niba koko yarazuranywe na Kristo, hanyuma kabiri arebe niba koko umutima we ahoza kubiri mu ijuru. Amagoza umutima kubiri mu ijuru ntabwo bivuze ngo twibagirwe icyatuzanya. Nibyo narimo mvuga ngo tugomba kuba abakristo ariko tukamenya ko turi hano mu isi. Nubwo Pawulo ari kuvuga ngo ari kutubwira ngo tugomba kwibagirwa ibiri hano mu isi tugatumbira ibiri hejuru, ni nko yari atashatse kutubwira ngo ibi by'isi biri munsi yacu, nitwe tugomba kubitegeka. Mu Itangiriro 1:26 kugera 28 ngo mu ijuru bamara kurema umuntu bahise bamuha ubutware ku byaremwe byose, baramubwira ngo nagenda bitegeka. Bivuze ngo nimba dufite autorité kuri ibi bintu byose byaremwe rero, bivuze ngo ntagikwiye kudutegeka, ahubwo ibi ngibi ni ibintu Imana iduhaye kugira ngo bitume dukorera iby'ubwami bwo mu ijuru. Bivuze ngo ibi bintu byose uhura nabyo Yesu yabwiye kugira ngo bijye munsi y'ubutware yaguhaye uri mu isi, kugira ngo noneho bitume utegura ubwami butangirika uzabamo. Haleluya. Hanyuma Pawulo avuga kuri ubu butunzi
iyo usomye muri Luka 12 nka 33 kamanuka gutyo, ni ikiganiro Yesu yarimo avuga, hanyuma avuga amagambo akomeye. Aravuga ngo rero niba koko muri abantu bajya mu ijuru, aravuga ngo nimwibikire ubutunzi ahantu ingese n'inyenzi bitagera, ngo kuko aho umutima w'umuntu ari niho n'ubutunzi bwe buri. Kandi ntabwo yabeshye. Umutima we ni muri ku mafaranga ntabwo tuzakubona waje gusenga. Cyakora ushobora kuza ku cyumweru kugira ngo ureragise, ariko ntabwo ushobora kukubona wiyirije cyangwa wagiye mu masengesho y'aberamwe aba mu mibyizi, cyangwa dusange wafashe ibihe byo gusenga uri wenyine. Aho umutima w'umuntu uri niho n'ubutunzi bwe buri. Kandi aho umutima wawe uri bituma ugenda, bituma ushyiraho principe tugufasha kugira ngo ugere ku cyo wiyemeje. Bivuze ngo n'abantu bajya mu ijuru rero nabo iyo bamaze guhishurwa ko bazuranywe na Kristo, abo bantu kuko baba baragiye mu bubata bw'umwuka, abo bantu bituma nabo hari izindi conditions zibagenga, bakemera kuvuga ngo turagendera muri autorité y'ubwami bw'Imana. Natwe rero Kristo adufasha kugira ngo nubwo turi hano mu isi, nubwo uri kwiga mu mwaka waza, nubwo uri mu wa kabiri, nubwo uri mu wa gatatu, nubwo uri mu wa kane, nubwo uri mu wa gatanu, ariko Yesu Kristo agufasha umenye ko nubwo uri kwiga wari ukwiye guhoza umutima ku biri hejuru. Pawulo we akore iyo usomye muri Bibiliya y'Icyongereza aravuga ngo nugusetinga our mindset, nugufata ibitekerezo byawe bigahora ubihanze hari hejuru. None nubihanga hari hejuru, ibyisi uzajya ubikora, uzajya ukora ibi ngibi byose duhura nabyo mu isi, uri kubikora kugira ngo mu bwami bw'Imana kugira ngo bunguke. Kuko umuntu amara gukora icyaha byatumye hari indi ntuze duhabwa, byatumye hari indi nshingano duhabwa ngo kugira tukabwirizwa n'abatarakizwa. Bivuze ngo kuba uri ahangaha nyine wahise uhabwa indi condition nyine ugomba kuyikora, no kugira autorité ku byaremwe. Imana yagiye ibona ikabona ni nkaho nyine ariyo ihari, hanyuma amara kugira autorité ku byaremwe ugahita noneho uhindura n'abandi kugukirana. Yandi rimwe ko yavuze ngo ubwo azabasoje urugendo uri muririmbyi ngo azajyana n'iminyaga ishyikirize Yesu. Biragaragara ko rero natwe abantu bari hano Yesu Kristo yaduhaye misiyo yo kugira ngo tugire ubutware ku byaremwe, hanyuma none ibyo byaremwe ndetse natwe ubwacu biradufasha no kugira ngo duhindure abandi. Ntabwo ari ibintu byo kugira ngo biturangaze, ahubwo niba koko tuvuga ko turi abantu bajya mu ijuru, hari ahantu twagakwiye guhanga ibitekerezo byacu. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana idufashe rero kugira ngo umusepiye uri hano, Imana imurengere agire abe umuntu uhanza amaso kubiri mu ijuru. Hanyuma nuhanga amaso kubiri mu ijuru rero ntabwo uzabugitwarwa n'amategeko. Pawulo mu 8 yaranditse aravuga ngo abantu bita kuri kamere, bita ku bintu by'umubiri nyine nibyo usanga bahoramo. Umuntu wita kuri kamere y'ibyaha n'undi usanga ari yayoborwa nayo, ariko abantu bita ku by'umwuka nabo usanga nyine ari byo bahoramo, usanga bahora batekereza uburyo bakunguka mu mwuka. Hanyuma rero biragaragara ko umuntu wavuze ngo genge gusetinga ibitekerezo byanjye mu ijuru, uyu muntu nawe agenda ava mu bwiza ajya mu bundi, kuko niba amaze gusetinga ibitekerezo bye ku bintu by'umwuka, bivuze ngo nawe ibintu byose agenda ashaka baraza gusanga ari ibintu bigira akamaro ubugingo. Nagira ngo mbibutse ko abakristo hari akantu kamwe nubwo atari bose gasigaye keze. Nujya nko mu byumba uzasanga nyine abantu tujya gusenga, hanyuma ntitwibuke nyine gusengera ubugingo. Hanyuma ugasanga umuntu yasenza yitatu, hanyuma aravuga ati Imana ndashaka umugabo, ndashaka umukobwa tuzaba, Imana ndashaka ko umfasha kira kizami nka gitsinda. Ariko ugasanga nta muntu urimo urasengera ubugingo. Abantu benshi usanga muri no misi barara ku misozi, ugasanga icyifuzo afite no kugira ngo Imana imuhe bya bintu bya hano mu isi. Abantu bivuze ngo barimo barashaka kwibagirwa intego yatumye twakira Kristo, bo bagashaka ibintu birangirira hano mu isi. Ariko Yesu aragira ngo ibyo ngibyo biza ari nk'ibintu, ahubwo bidufasha kugira ngo tujye muri bwa bwami bwo mu ijuru nta kintu na kimwe tubuze. Imana iragira ngo bya bintu ahubwo biza ari umugereka wo kugira ngo tubikontrole, hanyuma nitubikontrola biragira imimaro ibiri. Biratuma Imana ibona ari nkaho yakahibereye, kabiri noneho biradufasha no kugira ngo n'abantu batarakizwa nabo babone Yesu. Rero Kristo adufashe kugira ngo dufate ibintu dutumbiriye, ibintu dushikamishijeho umutima. Nubwo turimo turabwirwa inyigisho zitubwira ngo dukwiye gukora turi na hano mu isi, mwibuka kuko gukora barimo baratubwira ni ugukora, ariko ukakora ikintu cyose uzi ko ari ikintu gifite inyungu mu bwami bw'Imana. Kuko nasanze mu Baroma 8:14 nasanze kwebwe tutariho ku bwacu. Niba warakire Kristo umenye ko ntabwo ari wowe uriho, ni Kristo ahubwo uri muri wowe.
kuko ngo twebwe twarapfuye. Hanyuma umuntu umaze gupfa rero, ubugingo bwe, iyo usomye hamwe twasomye mu Bakolosayi, ubugingo bwe Kristo yahise abuhishanya nawe. Niba yarabuhishanye nawe rero, we kuko wapfuye ku by'isi, ngo biragusaba ko uba umuntu ugendeye kuri kondisiyo z'ijuru, hanyuma ukemera uburyo zigutwara. Numenya rero uburyo zigutwara kondisiyo z'ijuru, biratuma umenya n'ibyo wowe ukwiye gukora kugira ngo bwa butunzi turimo turavuga uzabusingire. Haleluya, haleluya. Nagira ngo rero tuze gusenga twinginga Imana yacu kugira ngo iturengere, buri wese yongera atekereze uburyo akoreramo Imana muri sepu. Muri sepu dufata ibihe binini turimo turasenga. Niba hari ikintu cyaba kibabaje, kuba waba uza gusenga ugasanga nta ntego ufite nyine yo mu bwami bw'Imana, ugasanga uraje kugira ngo nyine uzaririmbe muri Naziri, uzaririmbe muri Elimu, muri Girugari, ariko ugasanga wowe nta ntumbero ufite mu bwami bw'Imana. Umenye ko uzaba urimo urakora kugira ngo unezeze umuyobozi, ariko mu bwami bw'Imana akora nta kintu uri kunguka. Ariko Yesu Kristo azanyira ijambo agira ngo atubwire ko niba koko tuvuga ko turi abantu bajya mu ijuru, ngo duhoze umutima ku biri mu ijuru, kugira ngo tutaba nk'aba bantu Pawulo avuze mu Baroma ngo bita ku bya kamere y'umubiri. Aba bantu bita ku bya kamere y'umubiri rero, niyo uhuye nabo mu nzira, ukuntu bitwara, uko bavuga, nyine ntabwo bayoberwa, kuko ni abantu bagenda mu batwa bw'iyi kamere. Hanyuma n'abantu b'umwuka rero, iyo uhuye nawe mukamarana iminota 10, uhita usobanukirwa uwo ari we. Rero nimba bimeze bitya, Yesu Kristo arashaka ko twebwe tuba abasore, tuba abakobwa bahishuriwe uko twahamagawe. Hanyuma nitumara guhishurirwa uko twahamagawe, biraza no kugena uburyo duhishurirwa n'icyo Kristo adushakaho, tumenye ubutunzi bwo mu ijuru. Haleluya. Buriya biragoye kuvuga ngo urakorera ubwami bwo mu ijuru utazi n'icyo uzahembwa. Hanyuma urumva bidusaba ko tubaza tugasobanukirwa. Rero Imana irimo iratwibutsa ko ubutunzi dufite kwa Kristo ari uko tuzahabwa ikamba ritangirika, ni ubugingo buhoraho, nta n'ingu inyenzi n'ingese bitazagera. Naho ibi byo mu isi dukorera, ejo urabitunga, ejo bikagenda, ejo ukabigira, ejo bikavaho, ariko ngo iri kamba ritangirika, ngo iri ngiri rizahabwa abantu banesheje. Bivuze ngo rero niba ushaka kubaho mu buzima bw'iteka, biragusaba ko ukwera rino kamba ritangirika. Hanyuma na bya bindi twavuze Yesu yashyize mu isi, biragufasha no kugira ngo uzabone n'imirimo izaguherekeza, kuko iyo ngiyo n'ubundi uzayibona bivuye muri bya bindi Yesu Kristo yaremye, yagiye arema. Hanyuma abigwa kugira ngo wowe ubigenzure. Niba yigwaye ngo ubigenzure, bivuze ngo ntabwo ari ibyawe. Bivuze ngo niba Kristo amaye kwiga construction management, buriya ntabwo ari iyanjye. Ahubwo Yesu aragira ngo nige no construction management, ninjya kuri telejo muri muri office, nimba ndimo ndatanga service, Yesu azabona ari nka Yesu akagobye ko ari gutanga service. Nabona warize biochemistry, nabona uri hariya urimo urakora imiti cyangwa urimo uratanga imiti, Yesu Kristo abone ni nka hari we wari urimo urayitanga. Bivuze ngo ntabwo rero twebwe turiho ku bwacu. Umuntu uri gukora atagira ngo yungukire mu bwami bw'Imana, amenye ko arimo arahusha intego yo mu bwami bw'Imana. Ahubwo twebwe ibintu Imana iduhaye ni ukugira ngo tubigenze, yaba ya mashuri ejo bunini urangiza cyangwa nimba uri no kwiga ufite akazi, umenye ko kariya ntabwo ari akawe. Ahubwo Yesu arahakujyanye kugira ngo babandi mukorana batarakizwa nabo ubabwirize bamenye Yesu Kristo. Aragira ngo hahandi hose ugenda babandi mbubana aguhaye, kugira ngo umenye ukuntu uvugana nabo, umenye ukuntu ubana nabo, hanyuma nabo nibakubona bibatere guhindukira Kristo. Haleluya. Mana rero idufashe kugira ngo tube abantu bisobanukiye muri Kristo Yesu, kuko nacyo ni ikibazo uyu muntu atarisobanukirwa ajya aho bigiye. Iyo bamubwiye gusenga y'itatu aragenda agasenga atazi impamvu, iyo bamubwiye gusenga y'icyumweru aragenda atazi impamvu, iyo bamubwiye kwiyiriza ubusa ntabwo abikora kuko ntabwo arasobanukirwa ari we muri Kristo Yesu. Ugasanga nyine aragenda akora contraire y'ibyo Imana ishaka. Ariko umuntu wabanze guhishurirwa uwe ari we muri Kristo Yesu, umuntu amaze guhishurirwa ko atariho kubwiye, ahubwo ariho kubw'Imana kubwa Kristo y'amaraso yamumeneye, uwo muntu asigara ari mu bata bw'umwuka, hanyuma ibyo akora asigara atari uriwe. Pawulo niko yavuze mu Bagalatiya 2:20, yaravuze ngo ubu ngubu ntabwo ari ibyo uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri jye. Avuga ngo ibyo mubona nkora ntimugire ngo ni jyewe uri kubikora, ahubwo ni Kristo uri muri jyewe. Kandi niyo ubibonye ubona ko ari byo. Biragoye kubona uri muri ofisi wari wemereye kuba watwara nka miliyoni 20, hanyuma ntuzitware kandi ubona wari kuzitwara ntihagire n'ugira icyo akubaza ko niwe manager.
ariko biragaragara ko umuntu uri muri Kristo wamaze kugira identite muri Kristo Yesu, hanyuma nawe akisobanukirwa amenya ko atariho kubwe ahubwo ari kubwa Kristo, noneho n'ibyo asigara akora uwe birebye aratanga akavuga ati uyu muntu ukora ibingibi ni muntu ki. Hanyuma iyo bamaze guhishurirwa rero ko uri umuntu wakiriye Kristo, ibyo ngibyo nabyo bibatera guhindukira Kristo. Bareba uburyo witwara muri class bakavuga ngo uyu nguyu koko ni uwa Kristo, abantu bakavuga ngo koko abangaba ni aba Kristo, mugani wabo muri Antiokia. Natwe rero Kristo adufasha turimo turasengera muri iki cyifuzo, twongere gutekereza ibintu Yesu yaduhaye. Haleluya. Kwibukiranye ko muri Yeremiya 4 nko ku 10 Yesu Kristo yatubwiye amagambo akomeye. Yeremiya ngo barimo barubaka urufatiro, ngo bo byabaye ngombwa ko bitewe n'ababisha bari babagose, ngo bubakaga ngo koko kumwe gufasha ibyo kubaka, noneho ukundi kugafata inkota. Bivuze ngo uyu muntu arimo arubaka inzu y'Uwiteka, ariko hari n'ukundi kuboko kuri ku murimo. Bivuze ngo natwe abasepi kwa turi gutumbira mu ijuru ntabwo biri butume tudakora iyi mirimo, kuko narimo mbabwira ngo iyi mirimo niyo Kristo aduhaye kugira ngo tuyigenze, ntabwo ari iyacu. Niba abangaba barimo barubaka ariko bakaba bafite n'ukuboko kwiteguye kurwana n'umubisha, Yesu arimo aratubwira ngo natwe turi hano muri sepi, turi hano muri Kristo, arashaka ko dukora umurimo we, ariko noneho n'ukuboko gufasha umurimo Kristo atuzaniye ahangaha nawe ntiture. Aragira ngo tube abantu tugira life balance, turi muri Kristo, tukagira ibintu by'umwuka n'ibintu by'umubiri nibisigane, ariko tukamenya ko ibi bintu by'umwuka Yesu aduhaye ntabwo ari cyo kibanze, ahubwo ngo no gutumbira ibyo mu ijuru. Hanyuma uyu muntu utumbira ibyo mu ijuru rero biratuma bigena n'uburyo agomba kubana n'ibi bintu byo mu isi, biratuma amenya uburyo abana n'abakobwa bari kumwe, biratuma amenya uburyo abana n'abasore bari kumwe. Hanyuma natwe rero Kristo adushoboze kugira ngo twihishurirwe, kandi tumara kwihishurirwa muri Kristo Yesu biraza gutuma tumenya niki dukwiye gukora, niki dukwiye gukora kugira ngo tuzahabwe bwa butunzi. Ko twabonye ko ngo dukwiye kuzahabwa ikamba ritangirika. None iri kamba ritangirika Pawulo avuga ko ngo yamaze kurishyikira muri 4:2 rwa Timoteyo. None twebwe tukiri hano ku isi niki twakora kugira ngo ubu butunzi butangirika kugira ngo tuzabugereho? Ariko Yesu arashaka ko tugira ibintu twibagirwa muri twebwe. Aragira ngo ko tuba abantu basetinze ibitekerezo byacu, aragira ngo tuba abantu bafata mindset yacu ikaba ku bintu byo mu ijuru. Hanyuma mindset yacu niba ku bintu byo mu ijuru rero ntabwo ari ikibazo cy'ibyo uraza gukora uri hano mu isi, ahubwo uburyo uri bubeho biraza gutuma biraza kwidentifyinga aho uri murage. Kuko umuntu wa kamere nyine ntabwo ushobora kumuyobera. Nimumarana 2 uraza guhishurirwa ko ari we, nimumarana 3 uraza kumenya ko ari umuntu w'umwuka. Rero nyuma bimeze bityo, niba hano Yesu abwiye uyu nguyu Nikodemo akamubwira ngo wowe biragusaba kubyarwa n'umwuka ndetse n'amazi, ngo hanyuma ukamubata bw'umwuka. Birasaba ko natwe abantu twemerera umwuka wera, niba twarazanywe na Kristo, we akaza mu buzima bwacu akaba ari we udukontorora. Hanyuma yamara kudukontorora rero ibindi byo biraba byoroshye, uko ngenda biraba byoroshye. Ntabwo biraza kunsaba kuza kugora umuyobozi wa sepu nambwira biroya, ahubwo kuko uri mu bata bw'umwuka wumva ari ibintu byoroshye kubikora, wumva atari ibintu byo kuguhata, kuko wamaze kujya mu bundi bubata bw'umwuka. Kuko iyo usomye Pawulo yandikira abaroma muri 6 ababwira uburyo twazuranywe na Kristo, ababwira ngo none ntabwo tukiriho ku bwacu, ababwira ijambo rikomeye, akababwira ngo mwebwe rero ntabwo mukiriho ku bwanyu, ahubwo musige mutwarwa mu bubata bw'umwuka. Nimba rero bimeze bityo, birabasaba ko umuntu uvuga ko yazuranywe na Kristo agira ibintu yirengagiza. Hari ibintu yakoraga kera atarazuranywa na Kristo, none rero ubwo amaze kuzuranwa nawe nagira ibindi bintu atumbira kugira ngo n'umubonye wese amenye ko yahindutse koko uwa Kristo. Haleluya. Tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga Yesu, ariko tumubwira ngo udushoboze kugira ngo abasepiye turi hano mu rugendo Imana iduhaye rwo kwiga, kugira ngo buri wese afate ibitekerezo bye. Nuba uri muri classe, nuba uri hahandi hatandukanye, uje wikorera evaluation uvuge ngo koko nazuranywe na Kristo nibyo. Ese kabiri ibitekerezo byanjye mbihanze aho Kristo ari? Ese ibitekerezo byanjye bihora biri hari
kandi ibyo bitekerezo bavuga, ibyo bitekerezo bingana n'ibikorwa ukora. Yavuze ngo nurwanga ibitekerezo ku biri mu ijuru, nyine ibyo ukora nibyo bigaragaza ibitekerezo bya hantu wabihanze. Hanyuma Imana rero idufashe kugira ngo tuze kuba abantu batumbiriye mu ijuru, kugira ngo Imana idufashe tuze kugera aho dusiganira. Tugiye gusenga Imana dusaba ngo Imana idushoboze twihishurirwe abo turi muri Kristo Yesu. Hanyuma nitumara kwihishurirwa rero twemere kuba mu bubata bw'umwuka, kugira ngo nibwo bizadufasha kugira ngo dutumbire ibiri mu ijuru. Nimunyemere muhaguruke dusenge Imana. Dusenge Imana tuvuga ngo Mana udushoboze kugira ngo twihishurirwe identite dufite muri Kristo Yesu. Hanyuma nitumara kumenya identite dufite muri Kristo Yesu, biraza gutuma tumenya ko dukwiye kuba mu bubata bw'umwuka. Reka ninginge Vice President aze hano anyegere, hanyuma dusenge muri iki kizo tuvuga ngo Imana idushoboze twihishurirwe abo turi muri Kristo Yesu. Imana iduhane umugisha. Yesu ashimwe. Mwigisha Imana imuhe umugisha. Arimo kwigisha nibutse ijambo riri mu rwandiko rw'Abaheburayo. Uwarwanditse yaravuze ngo bose bapfuye bakizera, batarahabwa ibyasezeranijwe, ngo babirebaga biri kure bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira mu isi. Haleluya. Yagira ngo twinginge Imana idukore ku maso tumenye ubwinshi bw'ibyiza Imana izaragabera. Mu isi tuzahaba, tuzatunga byinshi cyangwa bikeya, ariko igihe kizagera abizera batahe bajye kubana n'Imana. Mana yacu turagushimiye. Pawulo yandikira Abakorinto arababwira ngo tuzi yuko iyi ngando yacu izasenywa. Aravuga ngo ariko dufite indi ngando, inyubako itarubatswe n'intoki z'abantu. Aravuga ngo iyo nyubako yuteguwe n'Imana. Aravuga ngo kuko tunihira muri iyi ngando, atari ukugira ngo tuyamburwe, ahubwo ari uko twifuza indi. Haleluya! Ana turakwinjize mu maso y'imitima yacu hweze. Icyatumye abakera bahamwa nuko bari bafite kwizera gutuma barenza amaso isi bakitegereza umudugudu Imana yiteguriye abera. Mana, ubu buzima bwo mu isi buzashira, imibabaro izashira. Bibiliya yaravuze ngo isi irashirana no kwifuza kwayo, ngo ariko umuntu ukora ibyo Imana ishaka niwe uzabaho iteka. Turakwinginze ngo twuzuze imbaraga zituma dukora ibyo ushaka mu gihe uduhaye kubaho muri iyi si. Mana, umva gusenga kwacu, umva gusenga kwacu, umva gusenga kwacu, umva gusenga kwacu. Utwuzuza imbaraga tumenye icyo Imana ishaka, maso y'imitima yacu ahweze, tumenye ibyo twiringizwa n'Imana iri kuduhamagara. Reka amaso y'imitima yacu ahweze, tumenye ubwinshi bw'imbaraga Imana itunze. Reka amaso y'imitima yacu ahweze, tumenye ubwiza bw'ibiri mu ijuru Imana yatwiteguriye kera. Abatubanjirije ngo bajyaga bajya kubica. Nibutse umuririmbyi abaho Imana b'i Bugande baririmbye ngo bagiye kubatwika,
haleluya. Bararirimbye ngo iyaba nari mfite amababa mba ngurutse nkagera mu ijuru nkabana n'Imana iteka. Natwe uduhe kumera nkabo, udushoboze kwiyambura ibituremerera n'icyaha kibasha kutwizingiraho vuba. Mana, 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 byaba bibabaje, byaba ari igihombo giteye ubwoba kubana n'Imana, kuba ahantu bavuga izina ry'Imana, kumva amakuru y'Imana ngana gutya, twarangiza tukarengaho tukarimbuka. Ariko turakwinginze ngo tukugirireho umugisha, umuntu wese umusure mu ruhande rwiwe ari kugenda. Imana imwibutse urukundo, Imana imwibutse ko atari uw'isi, Imana imwibutse ko atari uwe, Imana imwigisha uko agenda. Turagushimiye ko ariwe watangije uyu murimo mwiza muri twebwe, kandi kuzanawukurikirana ukanawusohoza. Turakwinginze ngo udushoboze. Ubuzima bwacu turi abanyantege nkeya, ariko intege nke zacu si izo gukora ibyaha, intege nke zacu si izo kugwa, intege nke zacu si izo gusambana, intege nke zacu si izo kuyoborwa na kamere, ahubwo intege nke zacu ni izo kumenya ko dukeneye Imana, tukayikomezaho, tukagendana nayo, tukabana nayo. Turakwinginze gutwuzuza imbaraga Mana, kandi udushoboze kubaho nk'uko ushaka. Tugukomeye amashyi, turagushimiye, tukwakiriye mu buzima bwacu kugira ngo usohoze imigambi yawe yose, mu izina rya Yesu, amen.